ijambo. Bo bampaye ijambo, mu by'ukuri ndashaka kubasomera igitabo, abakunzi b'ibitabo babe bahari. Umurongo wa mbere haranditse ngo iby'Imana yakoze. Iby'Imana yakoze ibikoreye kugira ngo abantu yaremye babeho neza. Iby'Imana yakoze kugira ngo abantu babeho neza ibituma abantu babaho neza, njye ko ntabyo ndabona. Ubundi byagenze gute? Nabyangezeho se, ubundi byahereye hehe? Ni bande byahereyeho? Hano hantu iri jambo ry'Imana rinyereka ko hari iby'Imana yaremye ibiremeye kugira ngo abantu bayo babeho neza. Oya, ndajya kwa mudugudu ndebe ko byaba ariho byahitira, kuko mu rugo iwanjye nabyagiyeyo mu mufuka. Haraho naba narabishyize se bikaba cyangwa somye nabi. Imana irema isi n'ijuru, ibihumeka, ibiribwa, ibinyobwa. Ibi narabibonye. Ibi narabiriye. Ahubwo ndashaka ibyo ntari nabona. Ibi byo narabibonye rwose, nawe mbibaza n'Imana simbishinze, kuko narabibonye, ahubwo nasomaga nabi. Noneho reka dusome mu gitabo ibyo ntari nabona n'ibyo ndi gushaka. Tujye mu byahishuwe. Ibisi ibyahishuwe nande se? Ana yanjye n'umwanditsi ndabona nari Jeremiya cyangwa ni Yeremiya. Uyu numvishije bamuvuga. Yeremiya niwe wabihishuye. Yavuze ngo iki rero? Nimumara kujya mugahaga muramenye nimuzibagirwe. Dore ikibazo ahantu gisigariye rero. Ibyo nabonye ni byamagije. Abariye bagahaga konjya mbona bibagiwe. Ariko Mana, njye ndashaka guhaga none kugira ngo mu batazibagirwa nzabe ndi muri uwo mubare. Nituzibagirwe. Ibyo bintu by'abandi bahazeho nanjye ndabishaka kabisa, kuko uyu mugabo abihishurirwa yarabibonaga kandi byaranaje. Ariko ngiye byo nabonye ntabwo byari bihagije. Nabibaza kwandese ase ubundi iyo bije bihitira he? Turebe igitabo dusorezamo kigaragaza ko ibyo yavuze tuzabona. Ndabizi ko nanjye yabingeneye. Hano haravuze ngo muri Yobu aravuze ngo muzabibona hanyuma muzabona ingororano. Ibi mbyumvishije neza cyane. Nzabibona. Ishobora kutabibonera hano mu isi, ariko nzabibonera he? Mu ijuru. Ndasobanukiwe cyane rwose. Nta n'umuntu ibi ngibi ngishyuza birarangiye kabisa.